Nongeye kubasuhuza bakunzi b'ibiganiro byacu kuri ubuzima mu nkuru. Uyu munsi tugiye kubagezaho umugani witwa uburyarya bwa Bakame. Kera izuba ryaracanye, imigezi irakama, nuko inyamaswa zose ziraterana zijya inama yo gushaka uburyo zafukura iriba rirerire zigira ngo none zagera ku mazi. Inyamaswa zose zarabyemeye uretse Bakame yavuze ko nta mbaraga ifite. Umwami w'ishyamba hamwe n'ibyegera bye byemeza ko iryo riba niritungana zizajya zijya ibihe byo kuririnda kugira ngo zitahure uburyarya bwa Bakame. Iriba rirafukurwa rigira amazi meza cyane kandi afutse. Bukeye Bakame igira inyota, maze gushakira igicupa cyuzuye ubuki ijya gushaka amazi yo kunywa kuri rya riba. Ubwo yari uzi uko iza kubigenza. Muri izo nyamaswa rero impyisi bihehe ikaba ariyo yagombaga kurinda rya riba. Bakame irakuzira isanga impyisi yahageze kare, yicira isazi mu maso kuko yari imaze kurambirwa no gusonza. Impyisi ikirabukwa Bakame irayibwira iti, cyose Bakame aho ntufashwe, ugejejwe aha n'iki? Ntibavuze ko wamugaye? Bakame irayisubiza iti, aho nugira ngo nkeneye amazi yawe, humura nifitiye ayanjye arusha ayanyu kuryoha. Impyisi yumvigiza amatsiko maze ibwira Bakame iti, mase kuri ayo mazi yawe nsomeho numve. Bakame yihereza cya gicuma irayibwira iti, akira maze wiyumvire ukuntu amazi yanjye atagira aho ahuriye na yanyu. Impyisi irakira, isomyeho iravuga iti, araryoshye cyane koko. Irakomeza iragotomera ikurikiranye uburyohe, igicuma iragikonoza maze umusinzi atembagaraho. Bakame bibonye icyo yegura igicuma cyayo iravoma, imaze kuvoma iraniyuhagira. Irangije irayatoba cyane kugira ngo yerekane ko itwaye za nyamaswa gahigo, nuko irigendera. Impyisi ayikangukiye isanga Bakame yandurutse, amazi yayahinduye ibiziba. Nuko bihehe ijya kubitekerereza izindi nyamaswa maze zirayitonganya cyane zigira ziti, nta kamaro kawe. Impyisi nayo iti, ngaho namwe nimwigireyo, muzaba mureba ukuntu ako kagabo ari akanyabwenge kandi gafite amazi meza kayaguha ngumweho ugasinzirirako. Ariko izasimbuye ya mpyisi ntizashoboye kuyirusha ubutwari. Imwe gusa muri zo niyo yashoboye gutahura uburyarya bwa Bakame, nyamara zose zarayisuzuguraga zikayinegura ingendo nuko iteye. Akanyamasyo muzi ukuntu kagenda gasodoka, ariko karakugendeye gakururuka, kageze kuri rya riba kihisha mu mazi. Bakame uko yakamenyereye iraza no kwiriba yihamagaza ubusa igira ngo irebe ko hari indi nyamaswa yaba yaje kurinda amazi. Ibonye ntayo, iriba irarishoka ngo ivome nk'uko bisanzwe. Iratangira iravoma, akanyamasyo kaba kayisingiriye akaguru, karayikomeza karayijyana n'imbere y'umwami w'ishyamba. Inyamaswa zose zirakorana, inama zimaze kwinoza, Bakame icirwa urubanza rwo gucibwa umutwe. Ubwo ariko mbere yo kuyica umutwe zagombaga kubanza zikayiboha kugira ngo itabona uko icika. Mu gihe zigishaka umugozi ukomeye, Bakame irazibwira iti, mbese ubwo muri ruhiriza iki? Mwazanye kariya kavovo ntigahagije? Erega ntabwo Bakame nduhishe. Izindi nyamaswa ziti, koko Bakame utubwiye ukuri. Nuko zireba akavovo k'insina maze zirakayibohesha. Hashize umwanya izuba rimaze gukomera, akavovo karuma. Nuko Bakame imenya ko igihe cyo kwicikira kigeze, itangira kwibohora. Inyamaswa zari ziyirinze zirayibaza ziti, ko turuzi ihotagura tukumva ko kagozi gaturagurika, ubwo uri mu maki? Bakame irazisubiza iti, ntibibatangaze, ubu ntangiye gusamba, mu kanya murabona nangutse. Nuko zimaze kwizera ko Bakame itagishoboye gucika, zitangira kwiganirira. Mu gihe zikibereye mu kinwanwa, Bakame akagozi irakagutura, isimbuka rimwe nk'umurabyo irazimira pe. Inyamaswa ngo zikebuke zisanga Bakame yagiye kera, zisigara zimanjiriwe, naho Bakame yo yisangira nyina mu ndiri yayo. Sinjye wahera hahera umugani. Bakunzi bacu rero, reka twizere yuko muri kugenda mukunda ibiganiro byacu. Reka kandi mbwire abatarakora subscribe uko bayikora kugira ngo tubashe kugwira tube umuryango ushyitse, hanyuma tujye twisangirira inkuru nk'izi ziryoshye kandi zitwigisha ubuzima cyangwa se zitwigisha amasomo atandukanye mu buzima. Mukomeze rero kugira ibihe byiza.